nakurikiye umugabo witwa Pasiteri Semajeri yavuga ukuntu umusazi yigeze kumukubita kubera Imana yari yamubwiye ngo azobasengana mu kirato c'umugore n'uruzi ry'umugore kubera ubukene bw'amahuzo. Nariko nkurikira ico kiganiro avuga kantu ngo azobasengana ikirato c'umugore n'iriba yakubera ubukene yari yarabuze imyenda ngo yatira umwenda w'abandi yawutindana mu gitaramo yataha agasanga barakubise umugore ko yatwizanye isi minsi y'abandi. Nka mugore watije undi gitengo agera mu kutano tubicare neza utancafuriza ihuza. Avuga ijambo rikomeye nariko mutegera ku manywa kuri YouTube. Yarari kumwe n'umugore wiwe bari mu giterane avuga ubuhamya aravuga ngo niba hari umuntu wasebeye muri uru Rwanda ngo jewe Semajeri nduwana jewe Nyasafari Nyankumure uri imbere yawe twasezeranye imbere y'Imana n'itorero tawe jewe nzavugana n'umuntu witwa Patrick tawe nzi nimba nje ndabo ibintu wawe usobanura wakana kandi mbiye bitegihana sara telefone yawe muza mwanandikirana cyane kuri Instagram iyoraho nyamacata ahoraho ntago wambesha sana telefone y'abana mbikwereke ntago nyizera. Imbere ya kamera rero dufiteho umutumirwa sinzi ko abenshi bamuzi kandi n'umugabo nta mpamvu yo kumuvuga tugwaye ikaze. Uyu ni wa mwanya rero wo kuganira tugwaye ikaze hano kuri channel yacu ngo wegere kandi wisange. Mwamusanzwe mumuzi nk'umunyamakuru ariko uyu munsi yaje nk'umutumirwa kandi afite ikinyamakuru ahagarariye muri buze ko ciyumvira rero tugwaye ikaze ushitsi wacu. Yego murakoze. Watangira wibwira abantu. Arakoze. Mbere naje mbanje kugushimira ko tubashije kubona umwanya wo kuganira kuko ibiganiro abantu baba bisanganywe ariko si buri byose bizi imbere ya kamera. Ibizi imbere ya kamera ni ibiganiro biba bifite inyungu muri societe cyane yacu twebwe abanyamurenge kuko ibyo dukora ku social media yacu bijyana n'umuco wacu kuko nzambona ariho dukunda kwibanda cyane. Rero nkuko uvuye kubivuga ndatekereza ko abantu benshi baranzi kuri kamera. Nzamfanyura kenshi niba ari ukuhanyura mugani wanje hari ibiganiro bitandukanye bitaramo ku mazina hari izina nkoresha ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku social media yanjye haba kuri WhatsApp haba kuri YouTube haba ndetse no kuri TikTok. Nkoresha izina ry'ikinyamakuru canje mpagarariye cyitwa Gitavi Official. Kaburisi Ninjewe mukuru wacu. Nije nyiraco ni ikinyamakuru canje nije wagitekereje ariko ni canje namwe kuko baye njewe atari mwebwe ntago cobaho. No kuvuga ngo ni Gitavi Official nico kinyamakuru canje nico nkorera nico mpagarariye. Rero uyu munsi nifuje cyangwa se byabaye ngombwa ko tuganira n'abavandimwe bacu nabo bafite ikindi kinyamakuru cabo wenda hari bwirirwe mvuga muraza gucumva wenda niba kigeraho. Rero ndi umupapa ndubatse mfite umugore umwe ntuye mu Rwanda. Ibindi murakoze. Urakoze bwana CEO wa Gitavi Official. Munyarukireyo abantu bakunze kudukurikirana kuri Nyabiheke Wacu Films n'abasanzwe badukurikirana ku rundi rubuga rushasha rwa Nyabiheke Official Films. Abo bakunze n'ubundi musanzwe mumenyereho uyu munyamakuru wacu uyu munsi yaje nk'umutumirwa kandi umusesenguzi. Munyarukireyo rero ko gukanda sub nta nico bigutwaye cyane rwose kandi ni n'inkunga ikomeye cyane. Nimba musanzwe mumukunda mwaramubuze ahagarariye ikinyamakuru cyitwa Gitavi Official. Yego. Rero uyu munsi dufite insanganyamatsiko kandi tuya ngo tuganire uyu munsi hejuru y'ingo cyane diaspora. Ese wowe nk'umunyamakuru usanzwe
gukora kuri ibi binyamakuru, ukurikirana izindi mbuga. Twabonye imbuga nyinshi zashushe muri iki cyumweru kubera aba diaspora bari bamaze nk'igihe batavugwa, ariko bongeye kandi kuri koroza. Yego. Ese wowe urabibona ute? Hari icyo ubivugaho? Yego. Mu by'ukuri urakoze. Umuvandimwe uri ku ikoranabuhanga, icyo uvuye kuvuga ndasubira inyuma gake ku kijyanye na channel zacu, mbone kwinjira mu kiganiro warumbajije cyangwa musubize ikibazo warumbajije. Dufite channel dukorera channel ya Gitavi Official. Impamvu abantu benshi bashobora kwibaza ngo se niki cyatumye nyita channel yanje Gitavi Official. Gitavi ubusobanuro bwayo, impamvu cyangwa se impamvu yatumye nyita channel yanjye gutyo. Gitavi ni umusozi urahirengeye muri Minembwe iwacu muri ho plateau. Uwo musozi ukaba warubatsweho inzu yo gusengeramo y'ubutayu. Ubwo butayu bwatangiwemo amasezerano menshi, havugirwa ubuhanuzi bwinshi. Amenshi yarasohoye, n'atarasohora ari mu nzira turayategereje. Ni ukuvuga ngo Gitavi ibitsa amabanga menshi y'ubuzima bw'abanyamurenge, siritu aho bava bakaja bari kwisi. Rero niyo mpamvu basaba kugira ngo mugereyo mukore subscribe abatarayikora, like, share ndetse munakore na comment, muza mwandika ni mubona ibiganiro, mutubwire ibyo mwashimye, dukomeze dukore no kuri Nyabiheke Iwacu Films. Naho nuko niho twabanjije gukorera, nyuma nja kugira icanje kinyamakuru, ariko n'ubu turakorana twese na Nyabiheke Official. Ndetse musimbukire no kuri Pillar Films, hangare Bandandu TV, izo ni channel zikora kandi zikora ibintu byiza, musimbukire yo mukandeho. Reka tugaruke mu kiganiro nkuko warumbajije ikibazo, urambwira ati muri iki gihe kubijyanye n'ingo zifite ibibazo, ariko cyane cyane mu bantu bari muri diaspora cyangwa mu mahanga. Mu by'ukuri ibi bintu by'ingo zatangiye kera, ubwiye no kureba muri Bibiliya igenda itanga ingero zitandukanye. Ibibazo by'imiryango, Kayini yica Abeli, ni mu muryango aho ni mu rugo iwabo. Byatangiye kera biragenda biradukurikirana. Sinzi niba ari ukubera dufite inkomoko ndiko iturukiriya kuri Gahini. Ese ni Gahini cyangwa nene cyangwa umuntu wazanye divorce gusenya ngo n'uriya mugore w'umwami Esther yasimbuye? No kuvuga ngo biriya byo ahantu naringiye kubivugira, nabivuze ingo muri rusange. Gahini yishe muri umunawe, ariko Gahini giwe si bijanye n'urugo, ni famille. Ni famille. Uyu wasimbuye n'umwami kazi Esther. Uriya mudamu yitwa Vashiti. Nuwo munyagwanye. Umwise Bersheba. Ya nibyo naringiye kuja kwinjiramo. Mvuze ngo muri Bibiliya ugiye kwinjiramo in deep, usanga haragiye haba ibibazo byinshi mu miryango, kandi nibi tuba tuvuga ubu nyine ni mu miryango, bikagaruka mu mafamiye nyine, mu ngo zubatse. Vashiti yagize agasuzuguro, ariko Imana yaminyura muri siteri, ariko siteri giwe ryari sezerana, ntabwo yakomase. Kandi ntabwo yagize wenda ngo yaciye umugabo inyuma, yari umukobwa. Kandi ikintu gitangaje ngo siteri ntiyigeze yisiga amavuta agezwe ngo n'igikotore, ni nka Daniel wari ibishimwe. Ahubwo sinzi ko ari n'igikotore, sinzi andi mavuta ese bagaza bayita gute? Suzi. Hari amavuta kera nkimenya ubwenge nasanze bagaza bisiga marasi ngo ni tajiri. Yaraba mu gashupa k'icyatsi kibisi, ngo ni tajiri. Ico gihe barokira umwana apeti. So ico gihe byagiye bigaragara ko hagiye habamo ibibazo by'ingo, babamo gusenya bitewe n'agasuzuguro, bitewe no kutumvikana mu miryango. Byaradukurikiye kuva muri ibyo binyejana kugeza n'uyu munsi. Iza ntekereza ko n'ubunije bizohoraho kugeza isi irangiye. Kandi isi ntabwo izarangira ngo tubone ubu butaka burahindukiye cyangwa bubaye uzagenda dupfumwe uko umwe azagenda apfa abakuyemo akarenge. Arugeze kuvuga ngo iyo umuntu apfuye ngo azavukira mu ndi muryango. Niyo mpamvu usanga ngo wagiye nko muri Kenya ugasanga ari umunyakenya musa. Uko ni ukubesha twebwe imyemerere yacu. Oya, twagiye mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe bwacu twebwe tubujyana na Bibiliya. Bujyana na Bibiliya kuko bigenda bihekanye.
nta muntu uzupfa ngo azuka usibye Yesu wenyine wapfuye akazuka akaja mu ijuru. Abandi bose bapfuye ntiturababona, tuzobabonaga iyo nitugera. Ngo avuga amakuru ariko umukobwa wigeze kuvuga ngo yari yarapfuye azavuga amakuru. Wowe ukundi yari yarapfuye, yari yahwereye? No, ngo ari umugabo umwe yigeze kutubwira ngo ari umugabo umwe ngo wigeze kuja ikuzimu, ngo agereyo ngo Satani aramwakira, ngo amare kumwakira asanga Satani yambaye ikoti na karavante, afite abakobwa ari kumuseriva, abwira wa mugabo ati ese tukwakiriza iki? Aramwakiriye, amuhaye amasoda, amuhaye inzoga. Hagati se uyu niwe Satani nza numva ati ni jewe Satani. None ze ko mbona ubayeho neza, ufata abantu neza, uri umuntu w'umugabo ufatika wambara costume, urambara costume, ugaragiwe n'abantu, naje burananyakiriye, ndariye ndamwoye, wamara bagatereka nje no kureba mu ijuru ko ameze. Wagereyo asanga ni uguhimbaza no kurama, bazamura amaboko bavuga ati uruwera uruwera. Ntiyabona ngo umuntu umwitangwa muga ati uricara hano unywaka uryaka, ngo reka da watindaho ngo aramanuka, ngo aje gusubira kwa, aravuga ati ibyo ari zose kwa Satani niho bitaye ku bantu. Hano tukarya umuntu abakanyegereza, wagera asanga Satani arimo gushura, arimo kunywa n'amaraso. Ati se Satani byagenda gute amakoti yahiye? Ati iriya yari advertisement yo kugira ngo ngukurure, amaresha ariko nta yaramaresha mugeni naha nibera kuri namugera ngo ngukurure. Nobone ni nkuko rero nibyo ugereranyije nuko uvuye kuvuga. Mu by'ukuri buriya bino tuza tuvuga ngo abantu barapfuye ngo bagiye mu kuzimu ngo baragaruka, jewe sindajayo no mu ijuru sindajayo, ariko niteguye kuzajayo. Gusa abantu bazabikoza hasi, umuntu yaryava yarushe yarota akavuga ngo yari yagiye kuzimu, ngo yahuye n'ibi, ngo abona ibi n'ibi. Ariko ibintu byinshi uko twari tuvuye kubivuga bizagenda bibaho kuko ni karemano. Usibye wenda ibiremwa, inyamaswa zitabasha gutekereza nk'abantu, nizo zitagirana amakimbirane, usange wenda inka yagize divorce cyangwa yakoroganye n'umugore wayo. Ariko abantu kiremwa yakorogana se bifite uwayo ntawe igira. Yes, kuko twebwe twahawe ubudahangarwa, tugahabwa ubwenge bwo gutwara ibintu n'abantu ku isi. Twagize ubwenge noneho kubera impamvu imwe ikomeye nje winza mbwira abantu, ni ukubera ko twaremwe, Imana iduhumekeramo umwuka wayo, bituma tugira ubwenge nubwo tutari Imana, ariko bumeze nk'ubw'Imana. Haburaho gato. Niyo mpamvu ibikorwa byacu biza bigenda bigorana. Rero ku kijyanye n'ingo za diaspora zagiye zigira ibibazo, ingo zose ziri muri diaspora ziko zagize ibibazo, ariko 70% nyinshi, reka twesitime ko 30% aribo bashobora kuba baragize ibibazo. Ariko ibibazo byabo ahantu biva, mu by'ukuri njyewe nza nkunda kubigarukaho cyane n'ubu nkabivuga. Hano tuba ubu buzima tubamwo ubwini wacu muri Afrika, hano mu Rwanda, abari i Burundi, abari muri Kenya na Uganda ndetse no muri Congo, tuba mu isi ariko igisa n'irya Edeni yavuzwe muri Bibiliya. Turi abantu basa nkaho tugifite indi myumvire, indi mico, turacagira ubumuntu. Ariko abantu iyo bamaze kugera hariya hanze bagera mu isi. Jewe nza nkunda kuganira n'abantu benshi bari hanze, bakambwira ngo aho mwebwe muza musa n'ababa mu nda y'ingoma, timuba mu isi, ntimurabona isi. Nigeze no kuganira n'umuntu arambwira ati hano umwana afite amategeko amurengera, akagira n'uburenganzira bwo gukora icyo ashaka. Ti wo mutunga urutoki ngo umubwire ngo we reka. Iyo umukorero gusa data wacu mubayo yigeze kumbwira umunsi umwe ngo umwana we sinzi ukuntu yabyagenza asa n'umukubise urusha. Ngo byagarukiye ahantu umugabo yajuguma umwana yasaza ati ndakujana. Ikirato yakikuyemo. Ndakujana muri leta ije kugukorera akazi kayo. Ukiraho naguciye mu ijambo bwana CEO wa Gitavi. Warundi ngo mugabo iri haruguru ngo yagiye muri Kongo, utoye yagiye muri Amerika. Wagereyo nyine kubera uburenganzira abagore bahabwa buri power kurusha abagabo.
umugore akazirirwa amubwira nabi yagira ngo avuge akamubwira nabi ati ubibeshe unkoreho bamagutambikana nuko ngo buca aramushukashuka ati tuje muri vakanse mu Rwanda ashuka umugore ati tugende n'abana ngo abana baramunaniye barabaye ibirara barabazana ati muze tuje muri vakanse ngo agerina ati ndakoze ibanga narabuze ngo kubitira ati ndagukubita uwo ni umugabo uwo ni umugabo warangiza aramukubita ati ndagukubita none narabuze ngo kubitira ngo amare kumukubita n'abana abakuyeho pasiporo arigenda basiga mu Rwanda yisubirirayo nimba bakiba mu Rwanda nimba baraje gusubirayo icyo kintu umugabo umwe w'umufurero nigeze gukurikirana filime y'umugabo umwe w'umufurero y'abafurero bitwa ngo ni ba piripiri umugabo aje kuramutsa umukwe ngo aje kuramutsa umukwe ngo ashike umukwe ati data waje ariko nabuze uko icyo buzima atanga hari ihene yanje iyo hene ngo habe nijoro irapfa ariko yapfuye inyama none ga natinye kuzimana data bukwe inyama se uko ati yo niyo nyama ati yo niyo nyama kubera ko yifanye ikafana amaraso yose aracayirimwo takantu kigeze gasohoka nakamwe ati yo niyo nyama iryoshe impamvu mbivuze niki uwo niwe mugabo burya abagore nabacu nibyo kandi turabatunze nawe uramufite nanje n'undi aramufite ariko muzi ukuri kurya inzanje w'imza mfata ibintu bimwe nkavuga ngo abagore kenshi batekererezwa n'abagabo babo kuko umugabo niwe mutwe w'urugo nubwo habayeho ico waruvuye kuvuga cyitwa gender balance habe na hano mu Rwanda tuba haba gender ikibazo cyabayeho kuri twe ni ukutamenya wese gender niki ihera he igarukira he inshingano z'umugore mu rugo nizihe inshingano z'umugabo mu rugo nizihe noneho twamara kugera hariya inza numva jewe sindagera hanze ariko nza numva ngo abantu babiriye hanze ngo ibintu bigira agaciro ngo ni ibintu bibiri ngo ni umugore n'akabwa n'umwana akaza wenda nko kuri faze ya 3 ariko ngo umugabo tagacira agira hanze usibye kumubwira ngo ja muri company ugenda ukora akazi ukorera ukwegera nabo kabungo ngo umuhomorize rero yes bakakwambika urwegere kuguru ukazugenda uhawe ushegera amaguru bene ibyo diaspora twari tuvuze ngo nka 70% nibo bafite ibyo bibazo 30%. Twebwe turi hano tuba tuzi ngo abantu bagiye hanze bagiye mu bisubizo kandi hariya mu bisubizo baba bari mu mazu meza baba bakorera amafaranga bakayabona umuntu arifuza imodoka agendamo akaba ari yagendamo icyo yifuza ndetse mbese arakibona bitewe nuko ari ibihugu biteye imbere bifite amafaranga bikora bitari nko muri Kongo cyangwe muri iyo iriya hirya yo muri Kongo bishatse kuvuga ngo twebwe ibyo twibwira sibyo igituma habaho ziriya divorce zo gutandukana umunsi ku wundi nico nari nakomojeho kare bageze mu isi bagera mu isi basanga muri Amerika abantu baza bagenda bambaye ubusa ntategeko ribahana basanga abagabo baza basinyana kontara n'abagore batari ababo bafite abandi bagabo bigakunda bakamarana igihe runaka nyuma y'ikindi gihe runaka bagacaho bakagenda ariko birengagiza ikintu kimwe birengagiza ko iyo mico atari yacu atari y'abanyafrika cyane cyane tuza tuvuga abanyafrika muri rusange ariko tukibanda cyane ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge cyane kuko ugiye kureba ico kintu bamaze kumenya ko ubwisanzure no kwidegenza n'imyitwarire umuntu ayifitiye uburenganzira 100%, bagomba kugaruka bakavuga ngo si imico twasanze ino ni yacu twoyigana bigakunda ese twoyigana tukagarukira rero kutamenya zambi bizaho bagarukira niyo mpamvu usanga hagiri mu kugenda haba ibibazo bene biriya umunsi ku wundi kugeza uyu munsi ngira ngo abantu bafite social media barimo barabona ibibazo bihari urakoze wakomerezaho ndagira ngo urakoze bwana CEO Gitavyo Official ndakeka ari naryo zina ryajya ryumvikana cyane rwose ngo bikomeze rizamure kiriya kinyamakuru warubuze ngo abantu no kwanza bakamenya umuco wabo aho ugarukira n'uwabandi aho bagiye aho bagomba gufatira yego
hari ibyo bagomba gufata yego byiza, hakaba n'ibyo batagomba gufata byiza. yes Aho izi mbuga zaziye nyinshi, umuntu asigaye ashwana n'undi akumva ko ikintu cyaba cyiza ari ukuja kuri social media akavuga. yego Zirasa nkaho zabaye aribwo butabera bwa mbere buba. Kandi kera kose twakuze twumva ko umugore niwe mutima w'urugo, niyo umugabo yamukosereza ariko agomba gufata ibanga. Kuri utafashe ibanga ry'umugabo bo utaye urugo hanze. yego Je kugezana n'ubu sindabyemera. Na kiriya kintu cy'umucuranzi, abacuranzi ngo babagize ba rubebe, ngo nibo bantu bataza batoranye simbizi, ariko kumva kugira ngo umuntu yakire kiriya kintu ngo nzungu ngo yakoze kiriya kintu, kugeza ubu nje sindabyemera. Ese nkaho nk'umunyamakuru usanzwe ukora utegera izindi mbuga, wowe urabitekerezaho ute? Wumvishije ama-challenge y'abantu bagenda bashiraho commentaire, abandi bagiye bakora imbuga bavuga ati ibyo aribyo byose nzungu na nura mukobwa harya ni Eva, yego afite izina ryiza nk'iryo muri Bibiliya. Ariko ngura mukobwa no mu Rwanda yigeze kandi ukanyuza, sibwo bwa mbere. Ngo na Eva undi nawe ngo yakazateretana n'undi ngo ku mbuga, urumva habaho kwishurana. yego Kandi burya mu rugo habaye ngo guhangana, ndishura runaka naje muhime kuri abagwasenyutse. Ese nkawe nk'umusesenguzi w'umunyamakuru dusanzwe tuzi kandi uri muri societe y'abanyamurenge, ese kiriya kintu wowe uremera ko ari cyo, cyangwa se n'ibya bindi byateye by'imbuga umuntu asigaye akora prank kugira ngo abanza hitinge? Nigeze kumva rimwe ngo Chris Brown, nimba ari Chris Brown nimba ari nde simpanibuka, ngo bari abastari bazabanza gakora utudega kugira ngo bavuge mu kinyamakuru bahitinge iyo yabonye. Ese natwe niyo societe twaba turi kwinjiramo nk'abamambure cyangwa? yego Ese wowe urabibona yaba ari prank bitewe n'ubushishozi bwa nuko wagiye ukurikirana? Urabona biriya bintu byarabaye byo cyangwa? urakoze cyane bwana CEO wa Nyabiheke Iwacu Films. Abantu ndi bari banamenye n'uwo turimo tuganira, ariko niwe muyobozi wa channel ya Nyabiheke Iwacu Films ndetse na Nyabiheke Official. Nzagera kuri kamera bukeye. Ntazagera kuri kamera inzanguma kumubwira ngo aze, ariko mu yindi minsi ubutanzaza kucaba ejo bundi tuzokora ibindi, uzabura umutumirwa tuganire. Mu by'ukuri ikibazo warubajije, turimo turabona ibintu biri gutrendinga ku social media. Kwa kutamenya wa muco twavuze wacu, cyangwa kwa kutamenya indangagaciro zacu twebwe abanyamurenge, turi mu gutwarira ibintu mu kuboko kutariko. Ndibuka ubushize, niba wibuka, hari ikiganiro twigeze gukora kandi ikibazo cyari cyabaye muri Kenya, cy'umukobwa witwa Ange Ngirango. Nawe wigeze ukahanyuza. Yewe abantu bigeze kunyandikira muri comment barambwira ngo izo faranga babahaye kugira ngo mutange ico kiganiro ngo mugende muzirya, ariko ngo ntabwo muri abagabo basha. Mu by'ukuri reka mbwire abantu badukurikiye ko iyo dukora ibi biganiro tuba dufite aho twabikuye, kandi ntitubikora kugira ngo dusebye, kandi ntabwo tuba dushaka gusebya umuntu. Nta n'inyungu tuba tubifitemo yo kuvuga ngo dufite uburyo tugiye gusebya umuntu. Oya, nawe uje kuri telefone yawe ufungure kuri YouTube urebe ibihari. Twebwe dusesengura bitewe n'ibyo twabonye byasohotse mu binyamakuru biri kugenda ku isi, ku binyamakuru mpuzamahanga. So kwa kutamenya ukuboko dutwariramo ibintu, ndaza kugaruka ku kibazo warumbajije ngo se ndemera ko ibi bintu byanzungu ari byo cyangwa atari byo. Muzo kuri ndatekereza ko nijoro ubwo twara turi kumwe tubiganira nawe kugeza no munota, nanjye sindabyiyumvisa ko ari byo. Wibuke ko nakubazaga iriya ni prank cyangwa biriya bintu ni ibintu byabaye nyabyo. Kugeza ubu nyine sinahita nkonfirma ngo kubwire ngo ndabyemera cyangwa simbyemera, ahubwo tugiye kubivuga bitewe nuko turimo tubibona ku social media. Ikigira kabiri, buriya baza bavuga ngo utemye uko isa atatemye ngo azayite mu kuguru. Bishatse kuvuga ngo
niba umuntu ashaka gutrendinga cyangwa ashaka guhitinga nk'umusitari runaka, reka mbere kuri Nzungu wenda kuko ari we twavuze ibyo Nzungu akora byo gucuranga no guhimba indirimbo, iriya ni hiti iri ku rundi rwego kandi nziza. kandi ukiraho bwana munyamakuru, Yego. urebye na community arimo gospel, Yego, ntabwo ari ikintu yakagombye kujana kugira ngo abanze agikore prank kugira ngo abanze ahitinge. yego, Kuko biriya ni impano ituruka ku Mana. yego, Hariho hit iterwa n'isi, hakaba na hit ituruka ku Mana. yego, Ni ibintu bibiri bitandukanye. yego. Wakomeza ntako nayiza. Urakoze cyane, urunganiye kandi ni byiza. Nari mvuze ngo urwego Nzungu ariho uyu munsi, ntabwo Nzungu akirimo ashaka hiti. Nzungu yabaye umusitari kuva atarashaka umugore cyane. Aramucuranzi mpuzamahanga kabuhariwe, ni rumudo wawe. Nanjye ni umucuranzi nemera kandi ucuranga ngafashwa. Iriya ni impano yavuye ku Mana. So numva ko nibibaye ari na prank yakoze, numva ashobora kuba yarayikoze mu buryo butari bwo, kuko ariko kinaraho umuntu yakora prank y'icumwe cyose. sinzi ibintu bishobora biri mu kugenda bihinduka. Umugabo we wacu baramutoye ngo asenge mu ikanisa, asengera isadaka, kurya umuntu azavuga ngo duhinduye isengesho Mana tukwereka abarwayi, yamavuga ngo ibintu birahindutse. Ati buri jambo ngo ibintu birahindutse, abantu bose barahumuye. Umugabo yamayinjira mu itaje ryo gusengera abarwayi. Impamvu mbivuze ibintu zarahindutse, bizana indi shusho itari yo yari isanzwe. Mu by'ukuri ndatekereza ko wenda byaba byiza ibaye prank. Ibaye prank twashima Imana, twazamura amaboko, kuko ntabwo twabona aho ingo z'abavandimwe bacu zisenyuka ngo twishime. Kandi iriya kapo nziza, iriya kapo ya Nzungu bari n'abana batoya kuri njyewe, ni bato ariko ukuntu nababonaga ibintu byabo mu by'ukuri byari byiza. Rero iyo ibaye ari prank ni sava, ariko nanone niba ibaye atari na prank, bibaye ari nyabyo, ari biriya bintu byarabaye, twebwe icyo tugiye gukora uno munsi turabagira inama, turabagira inama dushoboye, amavi dushoboye gupfukama tukabasengera, tubasengere kuko ni abavandimwe, ni abakozi b'Imana. Kimwe cyo gusa tujye twibuka ko Satani buriya izireba ahantu hari imbaraga, akaba ariho ishora igitero gikomeye. Nkumva njyewe iriya kupure icyo warumbajije ngo uko mbibona, kugeza uno munota naje sindabibonera ishusho. Ndabibona kuriya ku social media, nabo nandikiye bamwe bakambwira ngo nibyo, abandi ngo sibyo, kuko sindabona contact za Nzungu ngo nze kumwandikira. Ugomba kumwandikira niba ari inshuti yawe buriya, kandi wabivuze neza ngo ni rumudu wawe. Niba ari inshuti yawe, iyo biriya bibaye ugomba kumenya reality, ese nibyo, kandi ukamwibariza. Ntabwo hari n'undi muvandimwe wamwandikiye ntiyamusubiza, agira ngo amubaze. Nawe ati rero ushobora kuba ari nabyo, ariko kugira ngo uhite winjira umuntu mutayegeranye ukamwandikira, hari igihe aba agira ngo ubushaka nko kumukuramo amakuru. Yego. Kuriya kugeza uyu munsi ntabwo turumva ijambo rya Nzungu. Yes. Ari nacyo kintu ngiye mushimiramo cyane. Uri umuntu w'umugabo ntabwo ari ubona ikibazo agahita asakuza agatera hejuru. Yego. Ahubwo umugabo arabanza akareka ibintu bikabanza bigasakuza, akabona kuvuga nyuma. Icyo nicyo kiranga umuntu w'umugabo wanalize. Yego. Kandi iyo waba mufatiye mu ikosa, burya umugabo ntahita asakuza ngo ngo urabona ngo rererere, oya. Aratuza kubera ko igitsina gore kenshi gikunda kugaragaza amareaction gatagisakuza. Amarangamutima. Yego. Nubwo rero umugabo warabanza agatuza, akumva uko bigenda, nyuma akazasobanura cyangwa se akabyihora bikarangira. Yego. Kandi hari umuvandimwe wigeze kutubwira ati ntitukaza twivanga mu rugo rw'umugabo. Atushobora kuja gukiza umugabo n'umugore, akaba ari bahindukirana bakagukubita, ariko abenshi hano ngo bazabakubita bagiye gukiza. Kaja kubakiza barwanye, barangiza bakaguhindukirana, akaba ari bakubita. Yego. So ngiye cyo nari mvuze, uriya njye ndamushimira cyane kugeza n'uyu munsi kuba nta kintu yari yavuga ngo atangire yisobanure ngo urabona ngo nyine ngo ibyo bari kumvugaho ngo sibyo ngo what and what. Aracacecetse, kuba nkicecetse kandi na Nyasafari nawe nta kintu buriya usibye turiya tuntu twagiye dutrendinga, ariko ntaricara kuri kamera ngo avuga ati ibintu nibi.
abivuge ko ari ubihagazeho koko biriya ashobora kuba kubera ko hari umuntu wigeze kumbwira ngo abavandimwe babaye babi inshuti hari igihe n'iriya audio tuba twumva ashobora kuba yarabibwiye umuntu yari yegereye akavuga ati ikibazo ni iki n'iki n'iki wa muntu akamuvaho agatanga ya record akariho byaturutse ariko iyo ataragamije kugira gute kubipiburiya ahubwo ni kuko kwa kundi nanje nagira ikibazo akohereza record nkawe ati nagize iki kibazo n'iki 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 turi kuganira wowe ngo witwifata naje wibike ahubwo nawe ukagenda ukayohereza inshuti yawe ikayohereza undi ikaba yahura n'umunyamakuru nawe ugashira kuri social media nge nkeka ko ari nk'ubwo buryo ibi bintu bishobora kuba byaraje icyo uvuga naco kirashoboka ariko reka ngaruke naje n'ubundi nshimire Nzungu burya umuntu w'umugabo subona ikibazo kibaye ngo ahite areactinga ako kanya agaragaze reaction hari abantu benshi bafite ibibazo bimeze nka biriya bya Nzungu ndetse n'ibibirenze ariko ugasanga umuntu yaracecetse agaceceka ugasanga wenda niba ari umugabo n'umugore umugore akavuga akajya ku social media akaja mu miryango akaja nahe ariko ugasanga umugabo yaricecekeye nta jambo ryiwe urabona rirasohoka erega burya nubwo ibibazo byoba bihari byananabaye ariko ikibazo cyo kwirukankira ku makamera kuri YouTube ngo ugiye gutanga ibiganiro by'ibintu bisa naho bitarasobanuka neza uwabikoze uriya mudamu ashobora kuba yarihuse cyane kubera ihe mpamvu rero abagabo twese turi abagabo baza batorera ukundi wowe hano muri ino nzu ngo ube hano gusa ngo uratuye utagera iwanje ngo utembere cyangwa udasimbuka ngo uje ahandi ariko nubwo biba bimeze gutyo wibuke ko umugore uba warazanye mwarashakanye hari akantu ngiye kujya kuvuga muba mwarizeranye Javinti wowe umbwira ngo umugore wawe ntazi password ya telefone yawe ngo mzumve muzamusezerana hariya mugiye kurahira mukavuga ngo tuzofatikanya mu bibi no mu byiza tubaye umubiri umwe tuzotandukanywa n'iki n'urupfu hari akantu kamwe nigeze kubona mbere kabo Kanzungu n'umugore basa n'abapfuye ibintu bya telefone n'ubundi niyo mpamvu ituma n'ubu ndimo kuvuga ngo ese ibintu ni pranka cyangwa nibyo Nzungu asaba umugore we telefone baraharira cyane birangira wa mugore atamuhaye telefone ndetse wenda bishobora kuba ari bimwe biri mu ntandaro zishobora kuba zaranateye kiriya kibazo rero kiriya kibazo kimaze kuba kuriya niba caranabaye ariko uriya mugore ntabwo ari kuriya yaragomba kugitwara baza bavuga ngo uzukuru utabajije ugasaza utamenye abandi bakavuga ngo iyo utabajije so ntabwo uzumenya ico sogokuru wawe yasize avuze bishatse kuvuga ngo niba na kiriya kibazo cari cyabayeho uyu mugore yaragomba kwitonda Nyasafari akitondera umugabo yamara kumwitondera akamureka kaza yamara kugera mu rugo akamuganiriza amaze kumuganiriza babiganiriyeho bombi bavuze amakuru bombi yo mu nzu burya uzuganira n'umugore wawe Nyasafari yabona Nzungu ntago arimo kubyumva wenda akabona ni ibintu bitarimo bizamo hari imiryango bazavuga ngo ivunikiye bugufi yongirwa bugufi ariko kuvuga ngo nawe ahita asimbuka izo level zose ziri aho ngaho umuhungu afite umuryango umukobwa afite umuryango kandi n'abantu bashobora kwicarira ikibazo sumwe si babiri si batatu tuzi bagiye bagira ibibazo bene biriya bigakemuka cyane kuko kurya umugabo ejo nakurikiranye ikiganiro cy'umugabo umwe w'umunyakenya w'umushoferi wakoze impanuka yagaza atwara iterera zino z'amavuta ngo akaba afite umugore w'umupolisi akora impanuka ava aho yagongewe aragenda aja mu bitaro ngo amare kugera mu bitaro ategereza ko umugore wibazuza kumureba umugore we ngo yari umupolisi arahebura nyuma asubira mu mateka y'ukuntu bari babanye n'umugabo n'umugore wiwe atarakora iyo mpanuka ngo yavaga ku kazi umugore agahita afata telefone akareba apele zamuhamagaye akamubaza ngo si uyu muntu mwavuganye iminota 5 mwavuganye iki gihe mwari ko muvugana ibi byose niki uyu muntu ko mbona uherutse kubona muherutse kwandikira message nyuma y'iminsi 3 nukuvuga ngo izindi message bakwandikiye uyu munsi zose waje wazizimije
ati mbana n'uwo mugore muri ubwo buzima mutunganye n'abarumuna biwe batatu, barumuna biwe ndabashingira barashaka, atariko uwo mugore nakoraga bezuye zose anije wishura inzu uhaha n'umugaburira n'abarumuna, ariko angendaho mu rwego rukomeye kugeza aho byageze kuri iyo level yo kuvuga ngo batandukane nawe, ariko yaragize ate, yaragerageje kugaragaza kwihangana no kugira gute no kwigisha no kugira wabo inama. Nari mvuze ngo iki kibazo c'abantu bavandimwe kirimo kigaragara ku social media uyu munsi ntabwo ari we bonyine, ariko uburyo cyari kigomba gukemukamwo ntabwo ari bwo buryo burimo gukoreshwa. Ibi byo turimo tureba niba ari byo, ndasubira ngaruke nkoresha iryo jambo cyane, ntabwo ari bwo buryo nyabwo. Ijambo rya mbere, Zungu ni umukozi w'Imana, kandi Imana yasize amavuta yahaye impano ikomeye idafite buri muntu wese cyane, ko umucuranzi akaba n'umuririmbyi. Rero uri umugore we ukaba uzi ico kintu neza ko umugabo wanje ari umucuranzi, ari umuntu ukomeye utumirwa kurira indege akajya mu masitete gucuranga no kuririmba, akagwiririrwa na kiriya kintu bibaye ari byo, ntabwo yari kwihutira gushira biriya bintu kuri social media, kuko araba agiye gufatikanya na Satani kumusebya no kumutahanza. Ahubwo byari kugaruka bikicarwa mu miryango bikavugwa. Icyo ni kimwe. Ikigira kabiri, iyo duhawe responsibility yo kuba twakubaka ingo, tukagira kuri urwo rwego, tugashaka, tukagira abagore, tukanabyara n'abana, ari umugabo n'umugore ufite devoir cyangwa se homework yo gusengera urugo rwawe mu gitondo na nimugoroba. Niba ubona umugabo wawe ari umunyentegenke ku kintu runaka, ukaba wanabona cyane nimuvuga n'inshuro nyinshi, bishobora kuzavamo ibibazo nk'ibi ngibi turimo tureba uyu munsi. Wihereza homework yo kuvuga ngo mfashe orere kuzaza nsengera urugo rwawe, ndetse ukanafunga n'amafungo nubwo ari ibintu abantu badashoboye. Rero ikibazo kirimo kujya kubaho, turimo kwisanga mu ngo z'abakobwa twatereteye ku mihanda. Isiraheli ije kuva muri Egiputa igaruka mu gihugu cyabo cy'isezerano, bagiye bagisha Imana inama, Bibiliya ni kwizivuga, barasenga Imana ibahapura yuko bazinjira muri Yerusalemu, barataha bagenda bagisha inama Imana. Ariko twe turi mu gutereta tutagishije Imana inama, tukazana ingo tukazibamo nta gusenga. Twarangiza Pastor Shunzu yabwirije ikintu, naramukurikiye nimugoroba barimo kubwiriza avuga ikintu cyiza. Aravuga ngo twageze ku rwego rwo kuririmba, ngo turirimba ngo ku rwego tutigeze abanyamurenge batigeze baririmba ku visi bayo. Tugira abahimbyi ngo bahimbye indirimbo zahimbwe ngo zitigeze zihimbwa ku visi yabo, ko ndavuga muri community yacu. Ariko ngo hari ikintu kimwe twasize hano inyuma, wiriba ry'isengesho ryo gusengera bya bikorwa byacu, ngo ryarumye rirakama, amati yarasiba, hahinduka kurwara. Bishatse kuvuga ngo ingo tutazisengeye, impano dufite nk'izo ngizo turimo tuvuga, nawe ugura ifite, utayisengeye ngo yereke Imana, buri gihe izogenda ihura n'intambara. Ntabwo usibye n'impano, n'ubuzima busanzwe buri bantu bagenda bahura n'intambara, ariko ikiza kizikemura nuko dusenga Imana, bimwe bikagenda bitambuka bivaho, ubuzima bugakomeza. Ari n'ibyo Imana iziturenza atarenze gusenga, ivyo ntabwo twobigenderaho cyane. Icyo dushoboye twebwe gukora twobikora, kuko gusenga ntabwo bisabye ikiguzi. Icyo nari mvuze rero, mu by'ukuri kiriya kibazo ca Nzungu n'umugore wiwe, niba carabaye atari pranka uko tubibona, akaba ari ko byagenze, Nyasafari yatwaye kiriya kibazo uko utariko. Ariko bwana munyamakuru, ukiri aho, nje ntabwo numva ko iriya record yajanywe na Nyasafari kugeza ubu, bitewe n'uko nagiye nkurikirana inkuru zagiye zitrendinga, nahubwo nibyo binini nakubwiye mbere ngo nshobora kukwizera bitewe n'ikintu cyankozeho, nkaba nakohereza record kubera ko ntakonyora nk'abari bo hanze ba diaspora kenshi bakunda kubura imyanya, usanga akora shift ya nijoro ndakora ya mama, nkaba nakohereza record nkubwira ati nahuye n'ikibazo turi kuganira,
nahuye n'iki kibazo n'iki cyangwa se nkaguhamagara kuri phone ariko mugenzi wanjye wowe ugahita undi coding kuko ntekereza ko kiriya kintu ntabwo ari cyo yavuze kuri social media ahubwo ni inbox yavuganye n'umuntu ahubwo umuntu aba ari gukwiburiya ya audio yego kubera ko kugeza uyu munsi impamvu mbashimira ziriya kapo ntituzi icyo bahishe bombi ari Nzungu ari na Nyasafari bose ntawe uraza kuri social media kandi wagira icyo avuga kiri official kandi nabo bafite urwabo rubuga rwitwa ndatekereza ko ari Nzungu Safari I think series ariko urimo umugore n'umugabo I think amazina yabo bombi yego kugeza ubu nta n'umwe wari waza kuri social media ngo avuga ati numvishe izi nkuru nizi ariko mureke mbabwize ukuri uyu mugabo wanjye kuko yarabikoze nk'umudamu wabivuge cyangwa se Nzungu nawe ahaguruka ati umudamu aransabije yaze physically tumubone nibyo tubona byose tubona ari ama audio n'izindi nkuru zatambutse bazana kuko iyi si twubakitse mugano abandi ngo ni technology zibika inkuru kuko nibi bintu turi gukora mu myaka iri 100 abuzukuruza bazabikurikirana yego kuko biri save ahantu muri mu masatelite rero ntekereza ko wari uvuze ngo umukanzu ngo ashobora kuba yarakoze ikintu ariko ngewe ku bwanjye 70% ntekereza ko kiriya kintu Nyasafari atakijanye kuri social media ngo akivuge yego ahubwo ashobora kuba ari umuntu yohereje record nkuko nawe wagira ikibazo ukampamagara njye kugira ngo nkugire inama nanjye kuko yakoze avuga ngo njye mfite inshuti na uri inshuti yanjye ariko nawe hari undi nawe inshuti yawe yego uya inshuti yawe nawe hari indi inshuti nuko inkuru zigenda zikurikirana yashobora kuba ari uko yabigenje ahubwo inshuti ye nayo ikabitwara yego ibyo uvuga birashoboka hari ikintu kimwe nagomye kuvugaho ngaruka tutagomba gukinisha kubera iyihe mpamvu kubera ko ibintu iyo bibayemo iby'umuryango bigomba kugirirwa fayiro bibikwamo ndetse bikaba nibanga cyane bikaba safe mu buryo utabibwira umuntu wese ubonye ngo ni inshuti reka tugaruke tuburebe nyine kuri cyuvuye kuvuga ngo ishobora kuba ari record yohereje umuntu yarangiza akayifata akayipibura akayihuza nare ya mafoto igakwirisi ibyo birashoboka kuko ikoranabuhanga dufite ubu nyine riri ku rundi rwego rwo hejuru ariko se cya kintu twagiye tugarukaho cy'umuryango ni ikintu ugomba gutekereza inshuro nyinshi reka n'ubundi noneho nubwo tutaragera ku musozo w'ikiganiro ariko ndahita natanga n'inama yihuse kuko numvise Nzungu na Nyasafari kugeza ubu nyine nta jambo ryabo turumva ngo baje hariya bavuge byoba byiza nibi biha binavugwa ari navyo munabisotinze mukabirangiriza ziriya bigashira mutiriwe munaja ku masocial media kuko social media ntabwo izikemura ibibazo usibye izisebya cyane izisebya ikambura abantu agaciro kabo kandi ndizera ko ibi ikiyagitu byaba ari byo cyangwa atari nabyo satani ari cishobora kubirimo guhiga bari abantu n'abantu bari bamaze kugera mu buzima no kuzimya impano zabo yes bari bageze bwa no mu buzima bwiza bari bamaze kugera mu buzima bwiza kandi satani yanga urugo rwiza cyane bari bagezaho impano zabo bunyine urwego bashobora gukoreramo umuzika borukoreramo kubera ko bafite ubwo bushobozi bitewe naho bari ariko satani rero iyo yaje kuriya iziza igashora intambara ugasanga abantu bagiye gushwana bagiye gutemagurana bagiye kumarana ariko niba ibi bintu tuvuga bavyumva ndabizi ko bavyumva bagende bareke kubisohora tibaje ku karubanda habayita ku karubanda kandi buriya ngo ushaka ko umuntu atakomeza kukuvuga uracicika ukamwihorera nico buriya uzorebe none atongana n'umuntu cyangwa ukagirana ikibazo n'umuntu ukabona yaje afite umurego mwinshi cyangwa afite uburakari bwinshi azovuge wamuceje nashaka zo yamagutuka cyangwa itushi cyakera bagaza batuka umuntu nzakunda kubona ukira bwana munyamakuru nzakunda kubona udukomedi tw'abatanzania n'aba Nigeria hari igihe umugore azayivumbura ngo arahukanye arakomeza kubona umugore kuvuga ngo arahukanye batunga n'abafite utuntu twinshi umugabo arimo kurya akunda kurya ubugari cyane ariko twita hurure umutsima wa hurure aritunganya arikubita akagera mu muryango akagaruka akabaza umugabo ngo se ko nta kintu uvuga
umugabo ati genda nta kibazo reka mbanze njye winyicira peti wigendere nimba ariko wahisemo. Umugore ngo abona umugabo ntashishikajwe nuko ari kugenda, yamagaruka arakaraba atangira gusangira ngo n'ubundi ngo aramushaka ko tutasangira. Umugabo umwe muri Kongo uzangenda nibuka utuntu twinshi yakoroganye n'umugore, bamara gukorogana n'umugore, umugore aratetse ibyo kujya aravuga ati uyu mugabo nta kindi mushobore, nta handi mufatira, ndamufatira ku mutsima. Acumuza umutsima ngo acumbe yamawutega mu muryango hano mu kirambi, umuntu yinjiye mu nzu. Umugabo ngo yinjire ko baraye batavuganye, yavyutse agenda uburakari buraha, yaburaye ngo arangize wa mugabo ngo akubita umutsima amaso, yamabwira umugore ngo ye mukazi ngo shaza buno bundi hano ngo ndangamuri. Umugore ati n'ubwawe buri. Umugabo ati shaza vuba kura hano ntaje ndabuteraho igipasu kuguru nkabukura hano. Umugore ati data we uwo mutsima n'uwawe urye niwe nawucumbiye. Wa mugabo yavamubwira ngo mbeza amaji nikaranga. Bakaraba umutsima ukubitemo ibifunsi kabiri, abatangiye guseka. Umugabo gatangira guseka, biba birarangiye, ya ntambara yari iri hahandi irashira bitewe n'umutsima gusa kurya wari uvuze. Bishatse kuvuga ikaho ngaho buriya gukora reconciliation y'ikintu kiba cyabaye, uburyo bwo kukiganiraho no kukivuga. Reka ngaruke kuri kino kintu bwana Nyabiheke official. Hari ikibazo gikomeye twebwe twamenye, twagiye dushaka kera, je nashatse tukibi wacu muri Kongo, twagiye tureba abantu benshi ese nibyo bageze muri development, barize, barahugutse, barajijutse, ugasanga umuntu yumvisa ko kugira urugo ari ukusohoka mu muhanda ugakubita umugore wawe urutoki hano mugashorerana mukajyana, ukamutwaza isaka amesi bibi, ukamujyana ahantu hagiye ni shu ni sheri. Nakurikiye umugabo witwa Pasteur Semajeri yavuga ukuntu umusazi yigeze kumukubita kubera Imana yari yamubwiye ngo azobasengana mu kirato c'umugore n'iburuzi ry'umugore kubera ubukene bw'amahuzo. Nariko nkurikira ico kiganiro avuga kantu ngo azobasengana ikirato c'umugore n'iribaya kubera ubukene yari yarabuze imyenda, ngo yatira umwenda w'abandi yawutindana mu gitaramo yataha agasanga barakubise umugore ko yatindaje isi minsi y'abandi. Nka mugore watije undi gitengo agera mu kutano tubicare neza utancafuza ihuza. Avuga ijambo rikomeye, nariko mutegera kumanywa kuri YouTube. Yarari kumwe n'umugore wewe bari mu giterane, avuga uhamya, aravuga ngo niba hari umuntu wasebeye muri uru Rwanda ngo jewe Semajeri nduwame. Ahamagara umugore we aramubwira ngo sheri ngo ngwino ngo aramubwira ngo sheri ngo warakoze, ngo warakoze ku bintu wakoze wambaye hafi ubintwari yanjye, ngo amusuhuze numva emotion zirazamutse. Navuga ati kweri ikintu ngakiriya avuze gifite ubuhamya bufite imizi imanuka, kiriya kintu kirakomeye, naje no gikora. Ariko rero ico nari mvugiye niki, abantu benshi bazi kwingo kuzubaka ari uku tuza tubibona mu muhanda kurya naho uzubibona gutwara isaka, ariko sibyo. Ziriya ni sinye zigomba kugaragara, ariko hari ibintu byiriya biza bivugirwa iriya, mukicara mukaganira mukavuga ngo ese tuzubaka mu buhe buryo, tuzagenza gute, tuzokora iki, tuzobaho mu buhe, ubuzima bw'urugo rwacu n'ubuhe. Bwana Gitavukira aho, yes, waruvuza ko kantu hari abantu azashaka kugaragaza ingo zabo hanze, ariko imbere indani zirara nico naringiye kuvuga. Ikaba kimwe n'ibyo tukunda kubona bazavuga kenshi, sinzi umuntu wigeze kubivuga ngo umuntu w'umukristo n'umuyumbe ahera iwiwe. Uko ngo rero n'abayumbe benshi iwiwe mu rugo hataba igitaramo, ahubwo igitaramo kaza kiba hari yari uko senti yavuze. Nari mbigeranye kubera ko ni ibintu bibiri bigiye nko gusa, kubera ko usanga kenshi abantu bibwira ko ufata isakame y'umuntu y'umugore si bibi, ariko nje sinjya nabishikira. Wenda bikora isakame y'umugore woyimufasha, edafite umwana woyimufasha, cyangwa se ugafata umwana. Kuva na kera twabonaga abapapa nibo baduteruraga, umugore agatwara isakame kuko biri mu bibyiwe.
ariko umuntu ugasanga n'umugeni bafatanya akaboko n'uri gutwara isakame n'uri kumutwaza telefone n'uri kujya ute, ariko ugasanga n'ubundi ipaburikari. Yego ni byiza, ntabwo tugomba kugaragaza amabanga yo mu nzu. Niyo watongana n'umugore umushyitsi ntagomba kwinjira ngo nuburangiza ugaragaze uburakari. Ahandi sinzi undi muntu wigeze kutubwira ngo bari baraye batonganye n'umugore ngo umushyitsi yinjire gutya mu nzu, umugore amuhamagara ngo sheri, batangira guseka bitana twaga ngo asohoke, aramuzinanga yamamukubita umushyitsi akigenda. N'ubundi gakora nari nkubabare kubera ko umushyitsi yaraje. Ugasanga ni nk'ibyo byose, ariko realite ntabwo ari urukundo ruri aho hagati. Kandi burya kubana umugore n'umugabo ni mu rugo. Kandi ikintu gisabwa umugore ni ukubaha umugabo. Kabona niyo yaba afite amafuti, ariko ugaca bugufi ku mugabo. Hanyuma umugabo nawe ukubaha umugore wawe uko bikwiriye. Abandi bantu bajya bavuga ngo kubera ko yubasha umugore ngo yamugize inganzwa. No, kuri abagabo twese turi inganzwa kubera ko dukomeje tugasara twese ingo ntizabaho. Sometimes twemera akavuga ikintu ukabona nta bundi buryo cyakemuka, kimwe ukagikora kugira ngo rwa rugo rukomeze rubeho. Tugaruka kuri ibintu biri kuba cyane cyane abadiaspora, sinzi nimba ari ukubera ko ari ubundi buzima baba bagezemo, kumva ko afite liberite yose yo gukora icyo ashaka, icyo yumva. Nta nubwo tukomeza gutinda kuri amuvandimwe Nzungu, nubwo ari we byabayeho, ariko hariho n'abandi. Hari n'abandi byagiye bibaho, ugasanga umugore kubera ko akuzanye agahita agutegeka, akaza kubwira buri kimwe cyose. Hari n'umwe nigeze kumva baganze akaza ategeka umugore we imyenda ari bwambare. Ukuvuga ngo akaza ategeka umugabo we imyenda ari bwambare hano mu Rwanda. Akamubwira ngo urambara iki, urambara iki. Yajya kumuhamagara akajya amuhamagara kuri video kugira ngo arebe ko nta wundi muntu bari kumwe. Uwo muntu ndamuzi. Ndamuzi naje ndamuzi. SK nimba umuntu ari umudiaspora ni ngombwa ngo agutware uko abonye. Ese nimba nakuzanye, ese ni ngombwa ngo agukandamize cyangwa hagombaho kubahwa? Ese iki kintu cyo gushaka abadiaspora gikomeza ko ari ryo sengesho ryari riri mu Rwanda? Usibye no mu Rwanda no mu muco wacu, isengesho ry'ubudiaspora niryo umuntu yajyaga gusenga akavuga amana umugore wo hanze. Habe niyo yaba afite ihenenge yari yose, ariko ukamwakira kubera iki? Kubera cya kintu umushakaho. Ugasanga abantu bari gushaka umugore ahubwo arimo gushaka icyo afite. Kubera kenshi ushaka icyo umuntu afite ntuba umukunze, iyo ushaka ikintu gishize muratandukana. Ese ubona tureke gushaka abantu bo hanze cyangwa se dukomeze tugashaka? Urakoze. Mu by'ukuri iki kiganiro turimo dukora nubwo turimo dutanga ingero ku muvandimwe Nzungu, ni ukubera ko ari byo bintu biri gutrendinga ubu nyine biri ku mbuga nkoranyambaga, ariko ko turavuga muri ka generale, ko turabwira abafite ingo n'abataranazigira uno munsi tubagira inama. Icyo twari tuvuyeho kuvuga kandi wakomeje gukomozaho cyane kijanye no kugaragaza ko ufite urugo rwiza ukundana n'umugore wawe ukabigaragaza hanze, ntabwo byokomera ngo bigire imbaraga binashinga imizi bidafite inama n'ubwuzuzanye n'ibiganiro byimbitse muganiriramo hano mu rugo. Mu by'ukuri buriya abantu bajya kuvuga bakavuga ngo ni miriye, ngo ibintu biterwa na miriye ngo abantu barimo. Ariko nta miriye turimo yohindura umuco. Ugomba kwicaza umugore wawe, nimba umugore wawe yaravukiye mu Rwanda nawe ukavukira mu Rwanda, ugashakira mu Rwanda, ufite amahirwe yo kumwicaza ukamwereka n'amareferanse y'abandi bantu benshi bashatse, ukamubwira ngo umugore, nubwo dushakanye tugiye kubaka urugo jewe nawe, dore uko umuco wacu umeze nuku. Hari bimwe bitaba ari ngombwa by'umuco wenda byarenzwe n'igihe, ariko uno munsi tutoba tugikoresha. Uno munsi tutoba tugikoresha kubera ihe mpamvu?
hari ibintu bya kera ubu nyine abantu bagenda inza numva ngo ruguru kera bagaza bagenda umuhungu yabona umukobwa yamukunze nta bintu byo kuvuga ngo nagukunze akama bamuterura bakamuta ku rutugu bakamujana umukobwa yashika kubaka akazaba umugore akahabyarira akashingirira akawuzukururiza akazarinda apfa ntabwo yubakiwe na za mbaraga yafatanye wa mukobwa yamuteruranye ngo amujane ahubwo yubakiwe n'iki na wa muco wawe ikintu c'umuco kigomba kugarukaho cyane ku bantu barimo bashaka uyu munsi bafite ingo wari uvuze ngo ku kijyanye n'iriya rekodi ngenda ndagaruka inyuma nze gusoreza ahantu wasoreje uvuga bijanye n'iriya rekodi wari uvuze ngo Eva Nyasafari ashobora kuba iriya rekodi yarayihaye inshuti yiwe ibibazo by'urugo kujya baza bavuga ngo umuntu ngo inshuti yawe ifite inshuti yayo ngo n'inshuti yayo nayo ikabwira inshuti yayo mugiriwe amahirwe mukaba mugifite imiryango yanyu ya bugufi ibibazo by'urugo si byo kugisha inama ngo ugende kugisha inama inshuti yawe bwana munyamakuru ntabwo tuhemeranya ndaje kugaragariza impamvu reka nanjye mpite nkubwiraho nubwo ngo uciye mu ijambo buriya urabona nk'imyaka nzewe ndimo yego sinahita mfata ikibazo nagiranye n'umugore direct mfite nk'ijyana muri famiye yego hari inshuti ngomba kwizera nkabanza nkayigisha inama nkabasi ko nahuye n'iki kibazo bigirene sibyo none nakumva kambwe ati ikibazo cyanyu ndabona twakijana muri famiye ashobora kuba umuvandimwe ari inshuti yanje cyangwa se undi ariko ntago nagirana ikibazo n'umugore direct ngo mpamagare muzehe njye kumubwira ati twagiranye ikibazo n'umugore yego ahubwo hari inshuti ngomba kubanza nkagira inama none siritu n'abagore uri abagore bagira inshuti zabo agomba gutura ikibazo cye bakabanza akakiganiraho yamara kukimuganirizaho akabona kuzakigiramo famiye agahamagara iwabo Eda cyangwa agahamagara iwabo ese ukiri aho bwana wakoresha ikiganiro ndakubaza ikibazo ese ya nshuti yawe uyizeye muri kwa kuyizera ukaja kuyibwira ikibazo cawe yarangiza akaba ari yigita hanze uwo uzitwaramo gute okay hari icyo Imana yaduhishe sibyo no kureba ikiri mu mutima w'umuntu kandi ugasanga wowe wita inshuti yawe niwe mwanzi wawe sesa kandi akenshi ngo inshuti wimenyera hehe mu byazo iyo wagize ikibazo nibwo umenya inshuti ariko utagize ikibazo ntiwamenya inshuti ya nyayo rero ntabwo mubanye ntabwo wahita umenya ngo uyu muntu ashobora kuzambuka cyangwa azambuka hariwe ikintu kimwe nkubwira wawe nza nkunda kubona abantu bapostinga cyane cyane ku masitati agapostinga akavuga ngo ngewe uzakunde nyoko ngo kuko abandi bo ngo uzi inkundo zikige ngo sizi kuntu bazabana ngo uzi inkundo zikige ngo ngewe nta wundi naruha ngo urukundo uwo nduha nkamuha n'agaciro ngo ni mama wambyaye kubera ikibazo babivuga kubera ko batazavuga ngo uzakunda inshuti yawe ni nziza kandi ushobora kwigisha inama ariko tugaruke wibuke ko uyu mugore wazanye washatse wawe n'urugero ngiye gutanga n'umuntu uzanye muzabana ubuzima bwawe bwose muzatandukanywa n'urupfu ugiye gukomokaho uruzaro ruzabavaho namwe rukazaroroka rukaba umuryango ni umuntu mugiye gukorana umushinga udafite kontara w'ubuzima bwose kurumva icyo kintu iyo umaze kugitekereza ukavuga ati iyi ni kontara y'ubuzima uyu muntu ni ubuzima bwanje ni parite y'ubuzima bwanje ni gute no mutwara ibibazo byose siko biza bifite ubure ibibazo njewe nogira none mfite inshuti nawe ufite izindi nshuti ariko hari ibibazo ngendeshamwe inshuti zanje inama hari n'ibibazo ngira ngahamagara data ngafata urugero telefone ngahamagara data nkamubwira ngo muze mfite iki kibazo kiniki ngira inama inzi ko data azangira inama kandi atazanta hanze inzi ko mama azangira inama n'urugero nguhaye kandi atazanta hanze ese bwana munyamakuru yego ukiri aho nanje imite nkubaza ese aka kanya umugore wawe wakoze nk'idega iryabaye twumvishije Eda ntitubivuga ko ni example yego ukaba wamufatana n'undi muntu yego ese umuntu wa mbere wahamagara ninde nta numwe sinuhamagara umuntu habe numwe mutunganye ntimwumvikane umugore wanjye ikibazo nuko intu bita ku exagere ni ukurenza urugero
nta muntu utagira amakosa cyane umuntu wese Twese waremwe turabona amafoto. n'ihene zigira amakosa zitari Dore ko abantu banaziciye amatwi icyo nshaka kuvugaho ni iki nta muntu utagira amakosa buri muntu wese agira amakosa cyane kandi ku rundi ruhande chaque personne cyangwa buri muntu agiye agira intege nke ze n'imbaraga n'uruhande rw'intege nke n'uruhande rw'imbaraga yego ikosa iyo ribaye rimwe urarikosora cyane ugakoresha uburyo bwose bushoboka uganira na wa muntu kuri cya kibazo cyabaye ukamubwira ngo se kino kibazo numva byagenda gutya na gutya mukagerageza kuganira ubundi Bibiliya ivuga ngo nuja kuvuga ijambo ngo uzobanze uzengurutse ururimi mu kanwa inshuro zirindwi bishatse kuvuga iki rero wa 77 nk'uyu munsi ngiranye ikibazo n'umugore waje tugashwana muno munsi si ikibazo cyo kuja kuzana inshuti zanje si ikibazo cyo kuja kuzana umuryango ndagerageza jewe nyine nkoreshe tekinike zanje ese ari umugore wawe wagufashe wakabivuga akabishira muri yego uwo wabigira aho ngaho ni wa mugore ariko tugaruke kuri cya kintu kubera ko tutashinze ya mizi yo kuganira ngo tumenye urugo tugiye kubaka urwo rigo n'uburemere bifite dushobora kubikora abantu bose si kimwe niba umugore wanje buriya umugore ushobora kumwigarurira bigakunda bitewe nawe uriwe n'ibikorwa byawe ugize amahirwe ugahura n'umugore utari umuriro w'inendo n'imikara ugahura n'umugore muzima wumva ari abagore bameze nk'udushasha udushasha turuzi biriya byatsi by'ibitoki biriya ntuza nk'imijinja ahubwo umujinja ushari kugatinda umujinja ushobora ushaka ukagenda ariyo abagore benshi bameze nk'udushasha agashasho ugafatira gutya hejuru y'umuriro kakama gashongo wayo karere batubabarire banyamama ntabwo tubatutse n'ingero turimo dutanga bishatse kuvuga ngo iki hariho umugore ushobora kuba kumva kandi nawe ndatekereza ko umuntu wese ugiye gushaka ntawe uzuvuga ngo ngiye gushaka nzapfa gushaka umugore gusa uzuvuga ngo Imana izamfashe nzabona umugore mwiza unyumvira witonda uca bugufi ukunzwe n'umuryango ariko akarusho abaye agira kwihangana kiyo gufata ngo namara kugufata aje kuguta hanze ariko abagore b'igihe bakiri batoya ko turavugaga ikigega ni ikindi mugani wa mugabo ngewe nkumva mu by'ukuri biriya by'inshuti umugore akoze ikosa nka ririya cyangwa umugabo ugomba kugenda umukobwa abaye atanafite nyina akegera nyirabukwe cyangwa nyirasenge umuhungu abaye adafite nyina afite ba nyirasenge tiyoburira rwose mu muryango ngo abure umuntu bumva ibintu kimwe amuganiriza amubwira ati yewe nagize ikibazo kandi nawe ntuja kukivuga ku nshuro ya mbere n'iya kabiri uragerageza byibuze inshuro 3 zimwe wabona ibintu bizananiranye inshuro 5 ukiyambaza abandi ariko ukaja ukiyambaza wa muntu wawe wabugufi utazakuva wabwirwa ko iwe atazakoga oya buriya ko bwana munyamakuru yego mbaza nta bantu muri famiye proche bashobora kuba wabona ko wari umwizeye ariko akaza ugasanga ari we urimo kuvuga ibyaho kandi bamugisha ushobora kuba waramwibesheho ntaba ari inshuti voilà niko nyine nanjye navuga ushobora kuba waramwibesheho umuntu ari we uzi ko ingo nyinshi akenshi zisenywa n'imiryango proche garuka nkwereke hari ikintu wewe uhuza wavuze ngo hari abantu bafite inshuti ushobora kuja kubwira ikibazo cyo kimwe nuko yaba genda kubwira ngo jewe kuvuga ngo yego ndavuga ngo kuvuga ngo kijane kizaje guturukiriya hijya mu bantu bavuye muri Kasayi cyangwa mu bantu bavuye ahandi hantu runaka mu muryango wacu wose uko wabungana ntabwo ariko naba narashwanye n'abantu bose cyangwa abantu bose narabatereye icyizere zanga byakunda hari umuntu umwe tuzumva kimwe ushobora kuganira cyakoze reka ngaruke kuri ico kintu ni inshuti ishobora kuba ari inyangamugayo yari n'umufatabanga ariko ikibazo cy'urugo ico mpamvu yetingaho cyane ni ikibazo cyo kwitondera gutwara gahoro gahoro udapfa guhubuka kuko uhubutse gishobora kuzakubabaza ubuzima bwawe bwose kikanagusenyera so waruvuze kubijyanye n'abadiaspora abakobwa turimo turagana ku musozo uravuga ngo se ngo ndabona ngo ni gute mbona kubijyanye n'abakobwa b'abanyamurenge bari hanze ngo se abantu bareke gushaka abakobwa b'abadiaspora n'abahungu b'abadiaspora babashake ari abahungu babashake ari n'abakobwa babashake naguciriye umugani ndakubwira ngo baciye umugani baravuga ngo ukuru utabaza ugasaza utamenye
ari aba bakobwa b'aba diaspora nta muntu uzushaka afite target yo kugira ngo ejo urugo nirumara kugera iriya rusenyuke. Ari abahungu nabo nuko niko bimeze. Begera abavyeyi babo, begera abantu babaruta, babaza amakuru y'umuco. Ese umuco wacu ni gute? Bareke kwigira umuco ku bazungu, bareke kwigira umuco ku banyamahanga basanze mu bihugu abanyamahanga ntituzi ntiduhuje. Kandi abazungu ntibagira abanyirabukwe basebuka. Abagore babo ni inyegeke. Niko abazungu ntibagira abanyirabukwe na basebuka. Abazungu sinzi umuntu nariko nubayimokoza ubushize ngo umugabo umwe ngo muri Amerika ngo yari yasaze ngo yagize kugira ngo yamubona umukobwa we ngo yizanye n'umuhungu w'umuzungu ngo bamabita mu cumba barakiye ngo ashike ngo yamaze ngo baje gutambuka yamaramutse ngo hi dad aragize ngo yamabita mu cumba no bamungu bamarana nimba ari iminsi ngahe ngo bare basubira barasohoka baragenda ngo umugabo aho ye buriya mu byukuri dufite tashi ikomeye iyo kwigisha abantu abana bacu baba bavyirika no munsi umuco tukabigisha tukababwira ngo umunyamurenge n'uyu umuco wacu n'uyu agahugu katagira umuco kaza kazima kagashikira kakavaho kandi buri kintu gikomeye cyane umuco n'umuco rero abantu bagende bakomere ku muco bazirikana umuco bazirikane bagende babaze abantu babo bakaba ari batoya bikagenda bigira ingaruka no munsi bagende begera abantu bubatse mbere begera abavyeyi babo babaganiriza babahereze plan yingo uko zizazubakwa uko abantu benshi bazabarara bakorogaje amazu yahiye bwaca mu gitondo ukamusanga abantu nibaza gatora bibiri akaja gusenga kandi kigira kabiri icambere arico bashira mbere y'ibindi byose abantu bazabasengera imiryango yabo basengera ingo zabo kuko nico kiruta ibindi byose ibindi byacu ubwenge bwacu buzanyuma ariko twabanjije Imana imbere rero nshuti bavandimwe mudukurikiye muzukuri mugende mukomere ku muco kandi mugende musengerera ipepo ryaje ryo gutera abantu ry'ama divorce ugarahora ukabona hari undi mutipe ntavuze uyu munsi hano kuri kamera nawe wambabaje cyane nahoze mbikubwira kare ni umuntu tuziranye nawe yagize ikibazo nk'ico kagenda uzi ngo ufite umugore ugageriri ukabona ibintu biri guhinduka bitewe na Satani so mugende musengera ingo mbere yuko mushaka muzamubanza mubaza Imana irahari Imana iravuga Imana irakora turiho kubgayo niyo ituma twubaka niyo ituma tugenda rero ndumva aruko nguko bwana Nyabiheke official tunagana no kumusozo gusa dusaba abantu gukanda subscribe urukuri bure yukanze rimwe ryonyine ni yarahanditse subscribe mu Cyongereza mu Gifaransa ni s'abonner sinziga mu Kinyarwanda nimba rukugira gute no gukandaho no gukurikirana ni follow then no gukanda like tubashishikariza kujya kwa Gitavi official nakaze nakoroshe cyane cyane n'abaturutse hirya muri Sud Kivu yego Gitavi no musozi uzwi yego wamwandikamo gusa Gitavi official ka official iyo official turi kuvuga abantu batabisobanukirwa officiel cyangwa ona fazi ibiri na ina anara ni officiel muri make ni wandika ona fazi ibiri arahitaza yego mukande subscribe kuri ukanze subscribe nko kuza kwirubura mu itorero kabisa uba wirubuye wano turabarevera abandi ni ba bishop uzuterana mu materaniro kuri gukanda like ni nko gutanga isadaka nibisanzwe share ni icacumi hanyuma gukurikirana ibiganiro nabwo no umukristo gawayobutse ikanisa na materaniro kugira ni nka wakundi izira commentaire zo tuvuga ni nka wakundi umara kugira pastor yabwiriza utakumva neza ukamwege kwambwa ati pastor hawavuze ira jambo cyangwa ukabaza mugenzi wawe se ziriya jambo wumvishe gute yego rero niyo commentaire nushaka uzovuga ati yewe twabonye gutya kuri bukoze ikintu gikomeye cyane kandi tubibutse ko ukanda subscribe bibarimwe yego ntabwo ari ukwirubura ngo uyu munsi wirubuye muri itorero ejo uzongere kandi wirubure ari umuntu nigeze kubona wirubuye inshuro zinga mu kanisa rimwe mwamara ibyo mwirubura mwirinde uwo ngo nawe ndiyoroshe rero turabashishikariza kujya kuri Gitavi official hariho n'izindi social media hano zikora ama gospel Bandando TV nabo bakadushigira kuko
niyo si tugeze mu kugira ngo tubone uko tuganira yes kandi nabyo si bibi kuganira kuri social media ni byiza. Na Pira Films ni amazina asa nk'aremereye ariko wanditsemo Pira ni pana inara zibiri na a na ra ukageraho hariho za ajya n'ihindi Kijana yes hariho nimba yindi yitwa ngo Ruhogo hano hariho amacano menshi hariho n'indi yitwa ngo ni MC ese ni Seba Seba itu ya hirya ukiya muri igorose nahaburya nayo bakande none ikindi kijiji cavutse na M Fisto Studio ne amacano M Fisto Studio nayo mukoreho tuzamurane. Rero tugeze ku musozo yego wa nk'inama watanga nk'umuntu ugize inararibonye kandi umaze guca ubwenge uratangiye ihe nama yego cyane cyane siritu ku ngo zikiri ntoya yego kuri ingo zikoye cyane n'ingo zifite umwana umwe Jeanne Marie abana babiri izo nizo ziba zitarakomera yego kandi buri urugo cyane rukomezwe rwagize ibibazo kuri umugore w'umutima umubona ruko habaye ikibazo yego ku buryo azihangana cya kibazo ari nabyo Yakobo yanditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza ko namara kwemererwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Rero yakamba nta kindi no kugira urugo rwiza niryo kamba rya mbere kandi azavuga ngo urugo rw'umuntu niko kajuru gatoya. Wowe nk'umunyamakuru nk'umugabo ukora muri societe y'ikinyamurenge ese urabona ari iki cyane cyane amadivorce ari kuba nayo mu muco wacu tutari dusanzwe tumenya yego ubu ntitukimenya urukundo n'urugo yego nitukibitandukanye kandi hasigaye abaho ingo z'agahararo guharara umuntu hari umuntu umwe wigeretse kubivuga na pasteur nkunda kubakurikirana ngo umuntu ngo asigaye akunda umuhungu ngo ari uko amubonye ara ku gatuti yasirimbe kamavuga ngo uriya niwe mugabo ukunda gusengeye ngundi yabona umukobwa kuri podium aturiya niwe ariko ntarebe nyuma behind yuko ava kuri kara gatuti eske ni mu ntoki yego sibyo aribyo baza kunda kuvuga ngo behind the scene kuri ya filime tubona mbere yo kubona iriya filime hari byinshi baba bakinye by'amafuti bagaseka bakagera ariko biriya bintu bakabikuramo bakazana bijya byiza cyo kimwe nuko tubona umuntu ara ku gatuti kuri umuntu wo ku gatuti si wo wawundi uri kubona yego ahubwo umuntu ubona ni nyuma y'agatuti yego wowe urabivuga iki kugira ngo dusoze usezerera abantu. Urakoze cyane bwana Nyabeka Official mu by'ukuri inama natanga ntabwo iri kure y'ibyo twagiye tuvugana bitewe nuko ibibazo bihari none by'amadivorce cyangwa zisenyuka y'ingo zacu cyane cyane bishingiye ku bintu bigera nko muri bitatu bikomeye. Ikintu cya mbere abantu bamaze gusa nkaho ari ibyigenge umuntu akumva ko afite liberté totale niba ari umugore akumva ko umugabo atamuvugiramo icyo atekereje agomba kugikora nta na rimwe umugore azigera aba umugabo mu miremere yuko turemye mu mubiri murabyumva nawe sibyo abazungu bazabifojaringa barabifojaringa ariko nabo ntago bijya bibahira nta na rimwe umugore azigera aba umugabo nta n'igihe umugabo azigera aba umugore kurya Bibiliya ivuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo ngo nkuko Kristo ari umutwe w'itorero abagore bakiri bato baba bashaka uno munsi jewe ari umwe wigeze kunyandikira ukumeze arambura ngo ndagukunda ngo kandi ikintu gukundira cyane ngo nubwo bwanwa bwawe iyo ubucuka bumo wariyogosheshe ugatuma natekereje cyo musubiza ndakibura ndamwihorera oya waragiye kwiyogoshesha bukora ko bushamisha nta kuntu nkaba nkabwohereza kuri DCL noneho uri mu kubona kurya urya mugabo uzubona ukabona niwe mwiza kuruta wawe nta kintu na kimwe amurusha ahubwo amapepo akuri mu mutwe ari mu gutuma ubona kundi mugabo ari we mwiza kuruta wawe ugende uyasengere uyashikure uyahambe birangire. Ikigira kabiri kutamenya umuco wacu ni imbogamizi nini ku ngo zihazubaka ubu nyine zitazi umuco w'abanyamurenge uwo ariho. Umukobwa yagize ikibazo n'umugabo aragenda akegera nyirabukwe nk'umuvyeyi we akamubwira ngo mu rugo iwacu bimeze gutya mama nyina akamuha inama. Abavyeyi benshi twebwe twagiye twubakirwa n'abavyeyi ngo je mu bantu bashatse bari bato ndimo ubu ngubu maze imyaka 20 yuzuye ngiye kuzona 21 mfite umugore. Iyo myaka yose nabaye mu mujyi mba mu giturage
kandi ndi imbere ya kamera ntabwo wenda novuga ibitari byo umugore wanje sindamutunga urutoki ngo mubwire ngo ndagukubita oya nagize amahirwe yo kubana n'abavyeyi suko ntazibana zitagomanye iki amahembe ariko tukagenda dusovinga ibintu bikagenda bikemuka hari ikiganiro nshaka kuzaguha canje personnel umuco ni imbogamizi nini cyane ituma abantu bagenda bagira amasekuse atuma ingo zisenyuka iyo tumenye umuco biradufasha ikigira gatatu nshaka gusoza hariho ikintu kijyanye no kuvanga ibintu turimo kwiruka tukaba abakristo tutaribo tukiyita abayumbe tutaribo tukiyita abanyamasengesho tutaribo ugasanga mu bihabizana ingaruka mu miryango yacu n'ibyo birimo n'ukwiyitirira icyo utari cyo rero tugende dufate tashe yo gusengera imiryango yacu umenye ko ari devoir ni ukuri binkubwira ngende imbere ya kamera hano urugo rwanjye mfata umwanya ngapfukama tugashira hari umukeke iruhande rw'igitanda na madamu tukavuga ngo uyu munsi dufite iminota 30 dusengera icyifuzo kimeze gutya cy'umuryango wacu kandi Imana ikagira gute ikabyumva iyo dusengera imiryango yacu ntitwumve ko gusengera imiryango yacu ari kuja kuzina ku gatuti ari ukuhanga no gucuranga ku rundi rwego ari ukubiterera abayumbe cyangwa buriya kuzina ni siporo tuzakigaruka ico kintu ni kimwe n'umuntu wirutse wavuye hano akagenda akagera iriya kuri stade akagaruka ariko se iyo uzinanye ikintu muri wewe bigira ico bikemura so ico kintu abantu cyane bogenda bareba kuri ibyo bintu bitatu tuvuze hanyuma ukazureka kubona umutu sisura umuntu ntabwo ari physique apparence physique umuntu ni umutima umuntu ni ibitekerezo umuntu ni umuco umuntu ni imyumvire tukabonera umukobwa kuri urutare ngo yavyinnye yataye agati ngo niwe mugore banza ugenda ubaze ngo se uyu mugore uyu mukobwa ninde mu buzima busanzwe ninde bwiri nyuma y'igisirimba pastor yaratubwirije sunzu rimwe ari akabarore Shumba w'Imana Imana imumugisha aravuga ngo hano ntabwo ari mu ikanisa aravuga ngo ikanisa agatuti kambere dusohotse hano mu muryango w'ikanisa dutashe niyo ku gatuti no turebera umuntu urumugusanga umwana w'umukobwa byina hari kuri rutari yasaze yakamejeje bwira ni mugoroba ukamusangana icupa bakabyina kujya bari mu kubyina mu makwe ntawe ntunze urutoki yamara kubyina kurya basohoka baje kunywa ukabona ko baranywa amazi ko baravanga amacupa bafashe ese ngo ni Kevante niko ndi mukubona bazipiburiya kuri televiziyo akayivanga kugira ngo numvishe amakuru atangaje ngo iyo nzoga ntabwo izinuka kuko ntihumura azahumura parufe inzoga izinuka kuko igira nyine umuntu ko ngo ntizinuka ngo none iyo bayimwoye bakagira ikaba mariso niyo mpamvu ubona abantu benshi ari bataye agati kumbe bafite ibindi bintu bagize biri ku esprit ke twabona umwana yaririmbye yasaze yabzinye tukabona n'umuntu ariko afite ibindi bintu bimwihishemo abantu bagende bahishuke aho bari bamenye umuco bamenye kuba abakristo ico gihe twazubaka ingo zikomeye kandi Imana ishigikiye urakoze sawa urakoze bwana munyamakuru akaba na official Gitavi turizera ko utaha ikiganiro twemereye kiri private cyawe gikomeye cyane kandi netwongera kugutumira nk'umushitsi yes cyangwa se nk'umutumirwa uzatwitaba urakoze cyane turashimira abantu bakomeje kudukurikirana nimwibagire gukanda sub na like na share naho ubutaha murakoze yes